ugerageje gufata umwanya wawe ugasura imbuga ze nkoranyambaga wasanga ari umugabo utarenze cyane. Ugiye mu mateka kandi ukareba ibihembo yagiye atsindira n'amarushanwa yitabiriye, ushobora gusanga nanone atari umugabo urenze. Wakwinjira mu bikoresho yagiye akoresha ndetse n'aho yakoreye umuzika wiwe ugasanga n'ahantu harenze, yewe abo bakoranye bose bari ku rwego rwihariye muri muzika ndetse no mu mitungo yabo ya buri munsi. Abakirisitu twizera ko inyatsi ibaho kandi ko iyo uhuye n'umupasiteri cyangwa se umukozi w'Imana wasizwe amavuta ashobora kukwirukanira inyatsi. Ahari se twerekeze kuri iyo myumvire maze ubundi tubwire umuvandimwe ko yagenda bakamusengera bamukize inyatsi ituma adatwara ibikombe se, imutera kutazamuka kw'imbuga nkoranyambaga ze, cyangwa inyatsi ituma abantu badakunda ibintu bye. Ku rubyiniro ni umuririmbyi mwiza ariko mu mikorere ye ya buri munsi bijyanye no gutera intambwe no kuzamuka usanga bikiri hasi cyane. Yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009 ndetse 2010 asinya amasezerano muri Kina Music. Iyi ni inzu yagiye ifasha abahanzi bagiye bakomeye, dore ko nta muhanzi w'umwandagrawundi cyangwa se umuhanzi mutoya wigeze abarizwa muri iyi nzu. Iyi nzu nta yindi ni Kina Music. Umuhanzi nkuzaniye uyu munsi we bamwita Christopher cyangwa se Muneza Christopher. Uyu muhanzi yamenyekanye cyane muri muzika nyarwanda, agenda yitabira ibikombe n'ibihembo bigiye bitandukanye, gusa ntiyaza guhirwa no gutwara ibi bihembo. Ninjye waguteguriye byinshi kuri we kuri uyu munsi. I'm the Hora One present kuri Hora TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment ngo ibintu birusheho kuba bombastic, nujye kure. Nibyo mu mwaka w'ibihumbi 2009 uwitwa Muneza Christopher cyangwa se Christopher mu bahanzi nyarwanda yasesekaye mu mwuga we w'ubuhanzi. Christopher ntabwo yahiriwe n'ubuhanzi bwiwe, ariko ku nshuro ya mbere akiza yabaye umuhanzi mwiza, yewe anatsinda amarushanwa ya mbere, maze inzu itunganya umuziki cyangwa se rebo nziza bitaga Kina Music muri icyo gihe imugirira icyizere, yewe atangira gukorana nayo. Iyi rebo yari y'umusore bitaga Clement cyangwa se Ishimwe Clement. Icyo wamenya kuri uyu Ishimwe Clement kuri ubu ni umugabo wa Knowless, umwe mu bahanzi nanone babarizwaga muri iyi nzu itunganya umuziki yitwa Kina Music. Ikindi nakubwira kuri uyu Christopher, nubwo bitamuhiriye amaze kugera muri Kina Music, muri iyi nzu itunganya umuziki habarizwagamo abandi bahanzi bagiye bagafashe. Sinzi impamvu rero kuri Christopher byakomeje kugorana. Abahanzi babarizwaga muri iyi nzu harimo uwitwa Dr. Muyombo Thomas, bamwita Tom Close. Uyu muramuzi cyane, yanatwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya mbere, niwe wabimburiye abandi mu Rwanda. Harimo umusaza Makanyaga Abdul nawe muramuzi cyane by'umwihariko muri muzika nyarwanda, ku bakunzi b'injyana ya karahanyuze turamuzi cyane. Habarizwagamo itsinda ry'abasore babiri, TNP ndetse na Platini, baryitaga Dream Boys. Iyi Dream Boys nayo rero ntabwo bari boroshye muri icyo gihe, kuko nabo batwaye igihembo cya Guma Guma Primus Superstar. Ikibazo kibazwa na benshi ngo mbese uyu Christopher akakorana n'abantu bagiye batandukanye barimo Knowless nawe nk'umukobwa watwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Niki gituma ubwe atazamuka ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se ibihangano bye bigere kure nk'uko abandi bigenda? Mwibutse ko uyu musore Christopher nyuma y'imyaka 7 gusa akoresha urubuga rwa YouTube channel amaze kwibikaho subscribe 8,000 gusa. Ni ukuvuga ngo n'umuhanzi watangiye ejo ashobora kumurusha audience ku mbuga ze nkoranyambaga. Ese biterwa n'iki? Baramurose nk'ibisanzwe, ni inyatsi se cyangwa ni byinshi nk'uko benshi bagiye babitandukanye? Mbibutse ko mbategurira iyi nkuru nifashishije urubuga www.umuryango.rw www.net.rw ngo mugezeho amakuru nkaya utasanga ahandi. Rero byinshi kubituma kandi binihisha inyuma idindira ry'uyu musore Christopher, ni njye uzabikugezaho mu bindi biganiro kuri Hora TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment ngo ibintu birushaho kuba bombastic. We love you more.